Abakunzi ba Ngenzi Show ndabashuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose, mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe abari hakurya y'u Rwanda rwacu, Uganda, i Burundi, Tanzania, mwese Kongo, mwese ndabasuhuje, Imana y'amahoro nibane namwe. Turi kumwe n'umutumirwa hano imbere yanyu, nawe tumuhaye ikaze hano kuri Ngenzi Show. Natwibwire, atubwire na gahunda nyine afite ku bijyanye n'indirimbo afite ashaka kutugezaho. Tugwaye ikaze sana. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Sandrine Uwiringiyimana. Nkuko yarabivuze nyine ndi umuririmbyi, ndingana mama. Dufite channel natwe yitwa Sandrine and Christine Official. Dukora nyine indirimbo tugashyiraho. Impamvu ndi hano naje kubabwira yuko nyine dufite indirimbo nshyashya. Indirimbo nziza cyane rwose, irimo ubutumwa bwiza, irimo ihumure, nyine irimo ibintu byose. Rero nabashishikariza kuzayireba. Ubwo murakoze kuduha ikaze. Arakoze Sandrine. Rero nagira ngo mubaze, ese utangiye kuririmba wari ugamije iki? Murakoze. Dutangira kuririmba haciyemo igihe. Dutangira kuririmba ngiye muri ngiye ikintu nari ngamije kubwiriza ubutumwa nyine binyuze mu ndirimbo. Kwa ukuntu umuntu aba atazi kujya imbere ngo avuge, abwirize, asome muri Bibiliya, ariko nyine Imana yaraguhaye impano yo kuba waririmba. Rero twiyemeje kubwiriza ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Ndumva ari byiza cyane kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo, cyane yuko abantu indirimbo zirabafasha cyane kurenza n'ikibwirizwa. Sinavuga ngo ikibwirizwa ngo ntago gifasha abantu, ariko mbere yuko wumva icyo kibwiriza ubanza iyo uririmbye wumva umuntu ubyumva aba yumva hari ibintu bisa nkaho bitamurutseho, mbese ku buryo ajya kumva ikibwirizwa akumva nyine kibashije kugira ahantu cyicara. None nakubaza ngo ese kuririmba wowe bigufasha iki? Murakoze. Nanone kuririmba rero ni ikintu gikomeye cyane buriya mu buzima bwanjye. Kuririmba mbere ya byose nyine ni ibintu nkunda cyane kuva na kera. Rero bimfasha ibintu byinshi muri ubu buzima. Nyine hari ibintu byinshi tugenda duhura nabyo. Si ukuvuga ngo wenda ngo nk'urubyiruko, abantu benshi nyine bafite ibintu byinshi bagenda bahura nabyo. Rero iyo nk'uku nguku Imana yagufashije ukaba uri mu bintu byo kuririmba, akenshi bikurinda kujya mu bintu bitandukanye n'iby'Imana ishaka. Uko nabaha nk'urugero, wenda nk'umwanya mfata ndimo ndajya kuririmba, ndimo ndajya gukora indirimbo, ndimo ndaziga, uwo mwanya nyine ni umwanya mba nsevinze, kuko nshobora kuba nakawukoresheje ibindi bitari na byiza. Kuko burya bajya bavuga ngo amaboko adafite ikintu akora, ngo Satani yashakiye icyo akora. Rero urumva ndamutse nibereye aho ngaho gusa, nshobora kuba najya mu bindi bitari byiza, cyangwa nakicara ubwo nkatekereza ibintu bitari byiza. Ariko iyo ndi kuririmba nyine urumva bindinda ibyo byose. Kuko umuntu ashobora kumpamagara akambwira ngo ngwino tujye muri ibi, kandi wenda bitari na byiza, ariko kubera ko ndi umuririmbyi nkahita mvuga ati uyu munsi nari kuba ndi kuririmba, nari kuba nagiye gukora indirimbo. nyine urumva bikaba bindinze ibyo bintu. Ikindi kuririmba nyine urumva bifasha no kwiga ijambo ry'Imana, kuko ni amagambo y'Imana tuba turirimba. Bigufasha nyine no kwirinda kujya mu ngeso zitari nziza, kuko uba uri umubwiriza, kandi umubwiriza aba ari ahantu nyine hagaragarira buri muntu wese. Urumva kuba wajya muri ibyo ngibyo
hari abantu benshi wagusha. Mu kwirinda ibyo ngibyo rero nyine bigufasha kwitwararika ndetse no kwitwara neza. Njye numva ari ibyo ngibyo. Murakoze Sandrine, watubwiye yuko uri umuririmbyi, none rero hari abantu benshi nyine bashaka kumenya koko niba uri umuririmbyi, waturirimbira nko ku ndirimbo imwe mu zo ufite ukunda, ukaturirimbiramo nk'akaririmbo na nyuma twese twumviraho, n'abaduteze amatwi bose bakumviraho bakamenya uwo muririmbyi. Nta kibazo. Abantu indirimbo tugira nkunda yitwa Muyikoreze, ngiye kuyibaririmbiraho nyine muyumve, ntabwo ndi buyisoze kugira ngo muzajye namwe kuyireba kuri channel yacu iriho, muzagende muyirebe rwose, ni indirimbo nziza. Ibyo mucamo bibagoye, mwibuke ko Yesu yabinyuzemo, yarashikamye arwana urugamba, asoza rutsinze. Yesu muyikoreze amaganya yanyu, kuko yita kuri mwe, azabakiza umubabaro, maze abambutse Yorodani, abageze hakurya mu gihugu cy'isezerano. Muyikoreze amaganya yanyu, kuko yita kuri mwe, azabakiza umubabaro, maze abambutse Yorodani, abageze hakurya mu gihugu cy'isezerano. Mbega indirimbo nziza! Iyi ndirimbo yanyu ni nziza cyane. None rero se uko iyo ndirimbo ndumva nanjye narayumvishe, ariko hashize igihe, murateganya kuduha indi ryari? Murakoze, nk'uko natangiye mbibabwira, turi kubategurira indi ndirimbo mu minsi itarambiranye rwose, mu minsi itarambiranye itari hejuru y'icyumweru, turabategurira indi ndirimbo kandi nayo ni nziza. Nabashishikariza nyine no kuyireba, mwebwe mugende mukore subscribe kuri channel yacu kugira ngo nyine ikihagera muzaba aba mbere kuyireba, kuko ni indirimbo nziza rwose. Murakoze cyane Sandrine, rwose Imana iguhe umugisha. Ni ukuri abantu mwese mukunda Sandrine mukorere subscribe, kandi pe turabipininga no hasi kuri channel ya Ngenzi Show. Rwose pe Imana ikomeze kuguha umugisha kandi gukomereze umurimo. Ni ukuri Imana yo mu ijuru yonyine ijye ibigufashamo, kandi rwose pe turifuza kugira ngo namwe bamukurikirana rwose mujye mumushyigikira, munamuha ibitekerezo. Ni ukuri Imana ikomeze kuguha umugisha Sandrine. Murakoze cyane.